lala nongina nganango nenge nenga labole grele abandi bagaze ku musozi w'igisuzuguriro bomba ibi ni ibici w'Imana we letokisa ngo nengana ngo nengara Imana namwe ngo ningubwire ngo Imana ikwimuye kuri uwo musozi lebo shango si lebore grele ngo nangana mbine ngo nenga Imana numvisha imbwira ngo ningubwire ngo akiri ngina ngo nimala ngo legre nangana ngai ni mina zanakusa numvisha ijwi rimbwira ngo ningubwire ngo topisi lebo shandore grele washaka kubonana n'umuntu wawe umwe ari mu gihugu kimwe n'undi ari mu kindi gihugu kugira ngo muhure byaranze numvisha ijwi rimbwira ngo ningubwire ngo latakusi lebo nangana ngo lebore glebo nezinenga nangona nukuri kw'Imana iramwe ngo kuko Imana igiye kunyura hagati muri mwe zemeko libo shandore grere musengere sansema Imana yambye ngo nimbabwire ngo irababaye lato pise lebo shando kandi irababaye zini ngo lebo grere nagiye kubona umuntu muvuwa maraso Imana iramye ngo nimbwire abantu ngo nimusenge nimfu musenge mwiyirize musenge mugende mu gihugu Imana izabereka ijambo ryatubwiye ngo Imana izaguhereza umugisha kandi Imana izogeza izina ryawe Imana yanumye ngo mbabwire mwese ko lebore grebo naissance ndimo numva Imana imbwira ngo ninangariza abantu yuko ihagurutse irahuruye ije gutabara ije gushyira mu mahoro abamaze imisi bababaye ngo kandi ukuvuma nango nanga nangile bone geze nala bone gere nangaye ukuvuma nangotika sana ngala bone grere towize neko sana ngana ngole bone grere kuko Imana ari ibasha kuvuma tawize nengo nanga nangala bone gozi nango tako ndabona bakarubi Imana ishemwa towize neko side grere gukira ku muriho mw'izina rya Yesu liwita ngo side grere kandi uyu munsi wa none talaboze nere grere wowe umamagara dusengane Imana igwereza umugisha Mana nagushemye tanga nangona ngala bone kitala ga bone sansema ninguninga nango talawi zene. Yes, reka mbasuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza tugize umugisha wo kuza ahangaha n'ubundi ukageza TV ndi kumwe na Prophete Moses akaba ari umuyobozi w'iki kinyamakuru benshi nyango baramuzi ushaka kugira ngo usengerwe umenye byinshi bitandukanye ku buzima bwawe ibizaza ndetse n'umugisha uri hafi kwakira kugira ngo uzaze witeguye nta kibazo amaguru mukozi w'Imana arakubwira byose nk'ibizakubaho nkuko Imana ibimweretse yitwa Prophete Moses Pastor turakwakira no murakoze cyane kandi turabishimiye mu izina rya Yesu meze neza turashima Imana nyemera gato manze mbwira abantu bageza no kugeza TV bwa mbere bakore subscribe share comment yawe n'ingenzi maze batreking avuga ati ni sawa mushumba juboneka aha nacyo bitwaye umuryango uraho baraho neza Imana ishimwe cyane hanyuma mbere uko mvuga byinshi ndagira ngo mbanze nkwakire usenge ariko mbere yo gusengura abanze umbwire intego y'ijambo za nyumunsi ni ijambo ribwira abantu ngo igihe cyabo cyageze cyo kugira ngo Imana ikorere hagati muri bo igihe cyacu cyageze cyo kugira ngo Imana ikorere hagati muri bo Imana ishimwe kandi Imana isubize ibyo ari bimaze iminsi bimeze nk'imisozi ku buzima bwabo amen Imana irengere abana bayo kandi ubutabazi bwayo bwihuta bubabeho yego Imana turagushimye urakiranuka muri byose haleluya urakiranuka ntawe wanye nawe imbaraga zawe ni ngari uri mugari Yesu ntawe ubasha kurorwa imigambi yawe ntawe wakubanje nta n'uzaguheruka urera cyane urakiranuka uri Imana ya hafi na kure uri Imana y'ibifatika n'ibidafatika uri Imana y'ibivuga n'ibitavuga uri Imana y'ibigenda n'ibikururinda uri Imana y'ibyoga n'ibyovogera ikirere uri Imana y'isi yose uri Yehova mwiza uhabwa icyubahiro turagushimye ukageza TV ubane natwe uhagarane natwe mwuka wera tubeho ntaba ari tw'izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen. Imana ishimwe cyane Imana iravuga natwe muri iyi minsi ijambo
rimeze gute? Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Yego. Buri ijambo ry'Imana ni ryo rikuru kuruta ibindi byose, ni bwo buzima. Yego. Kandi ijambo mbere ijambo yariho kandi yahoranaga n'Imana. Bibiliya iravuze mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa mbere, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, Yego. ujye mu gihugu nzakwereka. Bibiliya iravuze ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, ngo nirangiza nzogeza izina ryawe, Yego. ngo nurangiza uzaba umugisha, ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Iri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ryiza cyane. Imana ibwiye Aburahamu kuva mu gihugu cy'iwabo kwa se bita Tera. Iramubwira ni rero Aburahamu, mu bigirwamana, mu bintu bitavuga Imana, mu bintu bitari mu Imana, ugomba kuhava. Nakubwira aho dukurikiye hari ibintu ugomba gusezerera. Yego. Ukabivamo, ukagira ibintu uvamo kugira ngo Imana ikorane nawe. Imana ishimwe. Ukagira ibintu urekura kugira ngo Imana yisange iri kugusubiza, iguhereza umugisha wayo. Aburahamu kugira ngo asige se n'umuryango wa se ni ibintu bitoroshye, ariko ni ngombwa kubikora kugira ngo agere ku mugambi w'Imana imufiteho. Yes. Aburahamu kugira ngo asige barumuna be, bakuru be n'abashiki be ni ibintu bigoye. Yego. Ariko agomba kubikora kugira ngo umugambi w'Imana ugaragarire muri we. Yego. Ngiye kubwira abantu bakora ibi bintu, niba Imana yarakubwiye kuva mu kintu ukivemo. Yego. Niba yarakubwiye kuva mu bwicanyi ubureke, niba yarakubwiye kuva mu businzi ubureke, niba yarakubwiye kuva mu busambanyi ubureke, niba Imana yarakubwiye kurekura ikintu kibi ukihorere, niba Imana yarakubwiye kureka kunywa itabi bireke. La possible regret bonne sensement regret, kuko ikintu uzakora Imana yakubujije bizatuma utabona umugisha w'Imana tokisa, kandi ntabwo ushobora kuzarama. Kuko hano Aburahamu yagombaga kumvira ijwi rimwe ryonyine. Iri jwi ryonyine Aburahamu yagombaga kumvira ni ijwi ryo kureka, ni ijwi ryo kuva. Hano turi mu ijambo ryo kuva muri Uri y'Abakaludaya. Yes. Kurekura iby'Imana yakubujije ukakira gukomera kw'Imana. Kuva ahantu Imana yakubujije ukajya ahantu Imana igushaka. Kwanga iby'Imana yanga ugakunda iby'Imana ikunda. Kuvugana n'iby'Imana yakuvuzeho ukareka kuvugana n'ibyo abantu bakuvugaho. Kuko iteka iyo ugendeye mu byo abantu bakuvugaho ntabwo ushobora gukomera. Leta possible boshandore grebone sansema. Ndumva ijwi rimbwira ngo nkubwire, ugomba kugira ibintu ureka, ugomba kugira ibintu usiga, ugomba kugira ibintu uvamo, ugomba kugira ubuzima bwawe bugatandukana n'ubundi buzima bw'abantu batizera Imana. Numvishe ijwi ry'Imana rimbwira ngo ni igihe gisohoye cyo kugira ngo abantu basenga Data bamukorere mu kuri no mu mwuka. Naraza hano nasenze, Imana irambwira ngo nimbwire abantu bose bari buze kunyumva, bongere barire, bongere bihane, bongere biyeze, bongere bitunganye, kuko nagiye la possible boshandore grere la wita possible grere tangole bo. Mana ndakumva, nagiye kubona mbona imvubu ziragenda, zari imvubu ebyiri ziri kwihuta cyane. Ngiye kubona mbona hahandi imvubu zivuye hagaragaye ikintu kijyanye n'inzige, inzige nyinshi. Izo nzige zari nyinshi cyane ku rwego rudasanzwe. Numva ijwi rimbwira ngo ninza kubwira abantu ngo ni muhunge inzige, kandi muhunge cyane, kuko Imana hari ikintu igiye gukora. La topile umva nkubwire, Imana yambwiye ngo ngubwire wowe ngurikirana, wowe unteze amatwi, ntabwo ari bya bindi, ntabwo ari cyaki. Hari ikindi Imana ije gukora. Abantu mwariraye, abantu nimucyumvira Imana, abantu nimushaka gukunda, doke nimushaka guhinduka ngo mureke ibyaha. Imana yambwiye lele bose nele bore grebone sansema. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo irababaye, irababaye la topise lebo shando, kandi
irababaye zini kusirebo kandi irababaye tango lebo regrere nagiye kubona umuntu umuvu w'amaraso Imana irambwira ngo nimubwire abantu ngo nimusenge n'impfu musenge mwiyirize musenge mubabare muburoge ntibyoroshye kuko Imana igiye kunyura hagati muri mwe zemeko libo shandore grere musengere impfu zitandukanye z'uburyo butandukanye musenge mube maso numvise ijwi rimbwira ngo inze kukubwira wo nkurikiranye yuko Imana itanegurizwa izuba abantu mwararambiwe abandi mwigize ibigihebe abandi nimushaka kumvira Imana abandi nimushaka kuva mu ngeso zanyu mbi ijambo Imana iravuze ngo nimuve muri Uri y'Abakarudaya mugende mu gihugu Imana izabereka ijambo ryatubwiye ngo Imana izaguhereza umugisha kandi Imana izogeza izina ryawe Imana yantumye ngo mbabwire mwese Imana yamye ngo nimusubire ku rufatiro mwubake ibintu byubakike mwubake ibishoboka bifatika kuko nagiye kubona mbona abantu bari kubaka ariko ibyo bubaka ntibyuzuye leta wizeme kosile grade nagiye kubona abantu barimo barubaka ibintu ariko byo bubatse ntibyuzure ndabaza ngo Imana bisobanura iki Imana irambwira ngo mwana wanjye genda ubabwire ngo dore bari kubaka ariko ntibyuzuye ntabyo nibiri kuzura dore barambaye ariko ntago bashize imbeho dore barariye ariko ntibahaze dore baranyweye ntibashize inyota dore barambaye ariko imbeho irabishe dore barabyaye ariko babaye ingumba donc umwuka yambiye ngo nimwirane nawe uri umuntu urenze amatwi wese yuko Imana hari byirambiwe muve muri Uri y'Abakarudaya mujye mu gihugu Imana izabereka muve muri Uri yo gucira imanza mujye mu gihugu Imana izabereka muve muri Uri yo guharabikana mujye mu gihugu Imana izabereka muve muri Uri yo gutemerana mujye Imana izabereka muve muri Uri yo kusuzugurana mujye Imana irabereka muve muri Uri y'ubusambanye y'ubusinzi mujye muri Uri Imana iraza kubemerera Imana yongeye irambwira iravugana n'abantu barambiwe ibintu by'Imana leti wizeme kosilebo rata kosi Imana imishurira ijambo yamaye igishushanyo mbonera cyane cyerekwa ryagutse numva ijwi rimbwira ngo nze kubwira abantu hari abantu batacyumva hari abantu bigize abantu b'abarokore cyane hari abantu bigize abantu b'abanyamasengesho cyane hari abantu bigize abantu bazi kuvugana n'Imana cyane Imana yambwiye ngo nimwongere mumere nk'abana bato mu ijambo ry'Imana mwongere muganduke mwumvira Imana mwongere muyitinye abantu nimugitinye Imana yambwiye ngo mbese kubasuye kandi kabasura vuba ko mutagitinya Imana bizagenda bite nimwongere mutinye Imana nimwongere muvugane n'Imana nimwongere muyumve neza ishimwe n'ukuri la quisita possible 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 grebo essentiellement la wita possible grere nabonye intama iyo ntama numva ijwi rimbwira ngo iyi ntama ni y'amahoro iyi ntama nizana umunezero iyi ntama nizituma abantu bagubwa neza ariko waba ufitiye nkuru wavuganye n'Imana kugira ngo iyi ntama ize ku buzima bwawe libizene kosa la possible grere tawisi kutale grebo essentiellement Imana yambwiye ngo isaha yageze isaha y'Imana yageze isaha y'Imana yageze isaha yageze hari ikintu Imana ije gukora hari ikintu Imana ije kurema hari ikintu Imana ije gutabariramo isaha y'Imana yageze ndimo numva ijwi rimbwira ngo kandi iyi saha y'Imana hari ikintu kidasanzwe Imana ije gukora ku buzima bwawe hari ibintu bidasanzwe Imana ije kukuvanaho umva nkubwire ukizwe neza gukizwa nabi bitera umwako ijwi ryambwiye ngo ningubwire ngo we barakubwirije urinangira baraguhanuriye urabyanga baragusengeye biranga ariko ndagira ngo ngubwire ngo kizwa n'udakizwa urapfa ntabwo Imana ifite imikino nta mikino ihari hari ibintu Imana irambiwe ku buzima bw'abantu hari ibintu Imana itagikeneye hari uburyo Imana ishaka kubaho la possible je ne possible grebo essentiellement tapo le bore gra la tongisa tokosa ndimo ndabona abakerubi n'abaserafi barambuye amaboko ndimo ndabona abamarayika barambuye amaboko la labore grere ndimo ndabona ijoro rifunguka zenda kusile grebo essentiellement ndimo ndabona Gabriel
afite inkota, aje gutabara, aje kurwana. Iyi ntambara aje kurwana agiye kuyitsinda. Wita kole bo sandole grebone sansemare grere. Ndimo ndabona ibizima nabyo bihaguruka. Ndimo ndabona umucyo mwinshi uje usatira abatuye isi. Ndimo ndabona la bozine kosire grere. Imana yigaragaza yitamuruye. Numva ijwi rivugiye mu gicu, ndimo ndakibona rimbwira ngo humura mwana wanje, la bozine grebone sansema. Ibyo uvuga nibyo usenga, nibyo usengeye, nibyo wasabye byose rebore grebone sanse. Ndimo numva ijwi rimbwira ngo hari impinduka igaragaye ku buzima bwa buri muntu wese. La kosita kodale grebone sansema. Mbonye abantu bose bari barwaye indwara zidasobanutse, zitazwi, zitagaragara. Numva ijwi rimbwira ngo nimbwire buri muntu wese niyakire urukingo ku buzima bwe. La kole bore grebone sanse. Ndimo numva Imana imbwira ngo ninangariza abantu yuko ihagurutse, irahuruye, ije gutabara, ije gushyira mu mahoro abamaze iminsi bababaye, abamaze iminsi bashonje, abamaze iminsi nta cyerekezo, abamaze iminsi nta buzima, abamaze iminsi ku bisasiro by'uburwayi. Nawe ufite indwara itazwi, la bole le boze ne kosa. Ndimo numva ijwi rimbwira ngo ningubwire ngo wowe nonaha wari ufite ikibazo gikomeye cyari giye kukwica, akira ubutabazi bw'Imana. Va muri Uri y'Abakarudayi, va muri Uri y'Abakarudayi. Mwuka w'Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo nimuve muri Uri y'Abakarudayi, muve muri Uri y'Abakarudayi, muyivemo, Imana ikore, muyireke, Imana ikore. Nimureke Imana ikore, nimureke Imana ivuge, nimureke Imana isubize, nimureke Imana itabara bigomba gutabara. Ndumva imbaraga z'Imana, ndumva gukomera kw'Imana, ndumva kugirwa neza n'Imana. Ndabona abakerubi n'abamarayika, Imana ishemwa. Ndumva ijwi rimbwira ngo ningubwire ngo umusozi wari uhagaze Imana iri kuvanyeho. Ndumva ijwi rimbwira ngo akira ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe. Umva mama, papa, la kosire bore grere. Hari ahantu washaka kugurisha, Imana iguhaye umukiri, nawe ushaka kugura, akira kugura, kuko Imana igiye kwagura abantu. Hari ubuzima Imana ivanyemo abandi, Imana ibagirire neza. Ariko muve muri Uri y'Abakarudayi, muve muri Uri y'Abakarudayi. La kosile bo shandore grere. Muve muri Uri y'Abakarudayi. Ijambo ryatubwiye ngo Imana ibwira Aburahamu, iravuga ngo va muri Uri y'Abakarudaya kandi nzaguha umugisha. Irangije iravuga ngo nzogaza izina ryawe. Imana yambwiye ngo nimbwire abantu ngo Imana ibahaye kugira ngo amazina yabo yongere yibukwe. Hari igitabo Imana izanye kugira ngo izina ryawe ry'imirimo ryongere rizamuke ryibukwe. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo muhabwe kogera, akira kugira ngo izina ryawe ryogezwe, kuko Imana ivuze ngo izina ryawe rizogera, izina ryawe rizogera, izina ryawe udukurikiye wowe niryogere mu izina rya Yesu. Haleluya. Nababwiye ngo Imana ibikorere hagati muri bo, Imana idusubirize hagati muri bo, kandi Imana idutabarire hagati muri bo. Lakosirebo wodukurikiranye guseba byari byagusatiriye. Igisebo wakibonaga, wabonaga ugiye guseba, wabonaga bagiye kugusora muri iyo nzu, wabonaga ubuzima bwagucaze, wabonaga ubuzima nta cyerekezo. Ariko Imana irambwiye ngo ningubwire ngo akiri humure riva mu ijuru. Irambwira ngo ntabwo uri busebe, ntabwo uri bumware, ntabwo biragenda nk'uko abantu babishaka. La topise ndere grebone sansema. Numvishijwe irimbwira ngo akiri humure riva ku Mana. Tugiye gufatikanya gushima Imana. Haleluya. La posile grebone sansema. Uwimana yahumurije abantu baramugana. Uwimana yahumurije abantu bamukomera amashyi. Uwimana yahumurije aratembera nubwo abafite ibibazo byenda kumwica. Akiri humure mu izina rya Yesu. La kosire bore grere. Ndabwirwe ngo hari abantu barwaye indwara ziri mu nda zidakira. Numvishijwe irimbwira ngo izo ndwara zo mu nda akiri igisubizo cy'iyo ndwara. Letisa kosire boshandore grere. Ndumva umwuka antembereza anyeretse umupapa umwe urwaye impyiko, niyakira ubuzima
akira ubuzima mu izina rya Yesu. Letesa kosi le boshando regrere. Ndimo ndabona mama la posida regre bonesensema, la ko regre bonesensema, la shando regrere. Labo arashaka kubaka ariko kubaka byaranze. Nurugo yagize byaranze. Latisango si legele bone ngana ngine ngone mana. Imana iramye ngo ningubwire ngo bigiye kwemera. Deposite boshando regere. Wo dukurikiranye nagira ngo ubwire ngo bigiye kwemera. Hari ibintu bigomba kwemera mu izina rya Yesu. Hari ibintu bigomba kwemera. Ndagira ngo ubwire ijambo rikomeza ubuzima. Lebo shango si lebo regre ngo nangana ngine ngone nga. Imana numvishe mbwira ngo ningubwire ngo akiri humure mu izina rya Yesu. Akiri ubuzima nangina ngo nina lango regre. Nangana ngai ni mina zanakusa. Numvishe ijwi rimbwira ngo ningubwire ngo ubuzima bwawe burahindutse nonaha. Akiri impinduka ku buzima bwawe. Topisi de boshando regrere. Washaka kubonana n'umuntu wawe umwe ari mu gihugu kimwe n'undi ari mu kindi gihugu kugira ngo muhure byaranze. Numvishe ijwi rimbwira ngo ningubwire ngo latakusirebo nangana ngo lebo reglebo nezininga nangona. Nukuri kw'Imana irame ngo murahuye. Akira murahuye mu izina rya Yesu. Leposita kosale boregrere lalawize ne kosa. Ndimo ndabona abamarayika babyina, ndimo ndabona abamarayika babyina, ndimo ndabona abamarayika babyina. Numvishe ngo habayeho umutsindo, habayeho ubutsinzi. Umuntu wese ungurikiye yakira ubutsinzi, umuntu wese ungurikiye yakire kunesha. Mbonye ibendera rizamuka. Numvishe ijwi rimbwira ngo hari ibyari byarapfuye birazutse, hari ibyari byaranze biremeye, hari bitakundaga birashobotse. Nyandikira ngo biremeye, andika muri commentaire ngo biremeye. Wowe mama andika ngo biremeye, mukobwa andika ngo biremeye, papa andika ngo biremeye, mama andika ngo biremeye, muze andika ngo biremeye, wa mwana andika ngo biremeye. Hari byari byaranze ariko ndagira ngo wandike ngo uyu munsi biremeye. Nangone ngale bole glere la wita kusita la pole go tala nangana ngo nemene kizana kosita. Imana iramye ngo ningubwire ngo biremeye, vuga ngo biremeye. Hari ibintu byari byaranze biremeye. Mbagaze ku musozi wo kuvuga ngo biremeye. Akira biremeye mu izina rya Yesu. La kusita kosando lele grebone sanse matin le boneko. Mana ndimo ndakumva uyu munsi ndumva nuzuye imbaraga z'Imana. Ndimo numva imbaraga z'Imana. Mama bagiye kukubaga bwa kabiri kandi ntago ugiye kubyara. Urazira ikibazo kimwe nuko bari barakubaze nabi. Ariko Imana iramye ngo biremeye, vuga ngo biremeye mu izina rya Yesu. Biremeye ntacyo uzaba. Letikisa lebo shangoshi lele posita kosa. Abantu babongeje imitima kubera ibihe, abandi barababaye kubera agahinda, abandi bahagaze ku musozi wo kwiheba, abandi bahagaze ku musozi wo kurira, abandi bahagaze ku musozi w'inzara. Lala nongina nganango nengene ngala bole grele. Abandi bahagaze ku musozi w'igisuzuguriro, abandi bahagaze ku musozi wo kwirirwa birukanga, abandi bahagaze ku musozi w'amarira, abandi bahagaze ku musozi latoki sambole bo. Mana ndakumva ibi ni ibico Mana we. Letoki sangone ngana ngone ngala. Imana namwe ngo ningubwire ngo Imana ikwimuye kuri uwo musozi, uwo musozi w'igisuzuguriro, uwo musozi w'akagambane, uwo musozi w'agahinda, umusozi utagize icyo ufata, nta kintu gikora ngo gifatike. Imana ikuvanye muri uwo musozi. Mbonye Mozambique imbere yawe wa mugabo we, gira ugende la cosine grere. Numvishijwe rimbwira ngo akira urufunguzo kuko mbonye hari ibintu Imana ifunguye. La topisa ngole glere. Ndumvijwe rimbwira ngo buri muntu wese la grebone sansema udukurikiranye, zamura kwizera, zamura kwizera kwawe, zamura kwizera kwawe, zamura kwizera dusengane, zamura kwizera ndabona Imana. La topisa ndore glere nangana ngone ngala bone zanokesa. Zamura kwizera tangona ngona la labozi nikita. Ndakumva Yesu. Ndimo numva ijuru rifungutse, ndimo ndabona Imana ikora, ndimo ndabona abantu basubizwa, ndimo ndabona abantu batabarwa, ndimo ndabona Imana irengera bayo, ndimo ndabona ijuru rikora, ndimo ndabona talawize nekosa. Ndumva umutabazi bw'Imana, ndumva gukomera kw'Imana. Ranangona ngana ngone ngana 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 ngone ngina tangona ngana
ndabona Imana, ndabona abakerubi n'abaserafi, ndabona abamarayika, langone ngane manenga wira ngota ndumva naguruka akira hari ibintu bihindutse, hari ijuru rikwitayeho, ijuru rikwitayeho. Tugiye gusenga Imana. Ese urizeye va muri Uri y'Abakaludaya ujye mu gihugu witeka Imana izakwereka. Bibiliya yavuze ngo izaguhereza umugisha, izogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Ukwifuriza umugisha wese uzamubona, utakwifuriza umugisha nawe ntabwo azawubona. Ngo kandi ukuvuma nangile bone geze nala bone gere nangaye ukuvuma nangotika sana ngala bone grade uwo mureke Imana izamwivumira towizene ko sana ngana ngole bone grade kuko Imana ari ibasha kuvuma tawizene ngo nangala bone gozi nango tako ndabona abakerubi Imana ishemwa towizene ko side grade gukira ku muriho mu izina rya Yesu liwita ngo side grade kandi uyu munsi wa none talaboze nere grade wowe umamagara dusengane Imana igwereza umugisha. Mana ndagushemye tanga nangona ngala bone kitala ga bone sansema ninguninga nango talawi zene ndakumva Yesu urakoze kubasubije. Amen. Amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Kora subscribe na like na share na comment sharing abandi kandi mpamagara dusengane Imana nibo rushaka. Yesu agwereza umugisha. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Tawe takosile dushimiye abantu bakareba umukozi w'Imana kubasakira asoje. Rero Imana ihumurije mwese muherereye mu Rwanda diaspora bogoje bitandukanye abari muri diaspora mwese bifurije amahoro n'amahirwe kandi kandi zaje kugira ngo amina la ponangana ngole bola ngana ngole amufashe neza wo gusenga ndetse amusengere neza ko yagenda neza cyane. Dushimiye cyane umutumirwa wacu Prophet Moses, turagushimiye. Murakoze cyane.